Reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukunzi kuri we udahwema kubana natwe gatanu ku kandi kuri uyu munsi mu by'ukuri fata ku mavuta akaba agejejwe muri gereza akaba yakomeje kugenda mu by'ukuri atangaza amagambo deko kandi ejo mu rukiko yakomeje kugenda yihakana ibyaha byose yashinzwaga mu by'ukuri byakomeje kugenda binagaragara nabi ku maboko y'abagenza cyangwa mu by'ukuri byose byakomeje kugenda bivugwa mu mbuga nkoranyambaga. Reka tube twarareba amwe mu magambo fata ku mavuta yakomeje kugenda anibandaho ndetse kandi Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anagaruka ku ifungwa rya fata ku mavuta mu by'ukuri o kandi fata ku mavuta yemeye kuba yasaba imbabazi by'umwihariko nshuti mukunzi nimbere bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu turagusaba kwandikisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe kandi ukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu ku kandi fata ku mavuta akaba agejejwe muri gereza akaba yakomeje kugenda mu by'ukuri ahakana ibyaha byose yakomeje kugenda ashinjwa n'ubugenzacyaha mu by'ukuri RIB bikaba ari mu byakomeje kugenda binazamura icyokere bikatuma mu by'ukuri fata ku mavuta akatirwa imyaka mike ndetse kubera ko yakomeje kugenda anitwara neza mu rukiko. Byose tugiye kuba twabirebera hamwe ifunga ryafata ku mavuta mu by'ukuri ryakomeje kugenda rivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi saa 3 zuzuye niho fata ku mavuta yaje kuba yanagezwa ku rukiko cyangwa se mu by'ukuri kuri gereza ya Mageragere bikaba byavuzwe ko fata ku mavuta yakomeje kugenda yihakana ibyaha nk'uko yakomeje kugenda abikurikiranwaho n'ubugenzacyaha RIB. Ibi kandi bigakomeza kugenda bizamura umushinya n'uburakari ubugenzacyaha RIB bwakomeje kugenda mu by'ukuri bushinja fata ku mavuta ko bwabashe kuba bwanamupima bukamusangamo ibiyobyabwenge bikabije cyane aho kandi fata ku mavuta we yakomeje kugenda yihakana ibi byose bikaba ari ibintu byakomeje kujya mu by'ukuri binarakaza RIB bikagomeza kugera bivuga ko mu by'ukuri fata ku mavuta akomeza kugenda anigomeka nyuma yuko akomeje kugenda ashinjwa icyaha cyo kuba yarasenga The Ben ndetse kandi fata ku mavuta we yishinjuye avuga ko uyu The Ben ikibazo cye cyabaye muri 2020 akaba ari ikibazo cyongeye kuba cyagaruka muri 2024 ukumva nyine ko mu by'ukuri fata ku mavuta ibintu akomeza kugenda anavuga bifite ishingiro bikaba byanatumye mu by'ukuri akatirwa imyaka itari myinshi cyane aho kandi mu by'ukuri byavuzwe ko yasubikiwe ariko akaza kuba mu by'ukuri urubanza rwe rwakigwaho bikazanavuga ko mu by'ukuri fata ku mavuta umunsi ibi byaha byamuhamye ashobora kuzakatirwa icyaha cya burundu ndetse kandi agatanga n'izahabu ya miliyoni 55 bikavuga mu by'ukuri ko ari ibintu bitazaba byiza aho kandi fata ku mavuta yakomeje kugenda agira ubugenzacyaha RIB mu by'ukuri akabukuba zero bikanavuga ko mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza agasuzuguro aho kandi fata ku mavuta we ibintu yavuze nyine mu by'ukuri ubona ko ari ibintu bifite ireme cyangwa se mu by'ukuri ubona ko ari n'ibintu bizima aho fata ku mavuta yakomeje kugenda yihakana icyaha akomeza kugenda akurikiranwaho uyu munsi akaba hamwe n'icyaha kimwe cyo kuba mu by'ukuri yakomeje kugenda akoresha imbuga nkoranyambaga nabi akaba yasebya abanyarwanda bikanatuma mu by'ukuri yakatiwe amezi 22 anga mu by'ukuri turaza gusanga amezi 22 ari umwaka n'amezi 8 bigakomeza kugera mu by'ukuri bivuga ko nyine fata ku mavuta yahawe igihano gito cyane ujyanyije n'ibyaha yashinjwaga aho kandi fata ku mavuta yakomeje kugenda anihakana ibyaha byose nkuko akomeje kugenda abishinjwa na RIB aho kandi irashinjwa ibyaha bitatu kuba yarakoresheje imbuga nkoranyambaga nabi cyangwa se mu by'ukuri gwarabika abantu ndetse kandi akaba yarapimwe agasangamo ibiyobyabwenge akaba yari n'umuntu ukomeza kugenda mu by'ukuri anasebya u Rwanda. Uyu munsi yakomeje kugenda anagaruka ko twakwita Yago Pondat mu by'ukuri akomeza kugenda avuga ko Yago Pondat akomeza kugenda atukana ndetse kandi akanakoresha amagambo atari meza ariko ko mu by'ukuri akomeza kugenda anidegembya mu gihugu. Ibi ngibi fata ku mavuta yakomeje kugenda mu by'ukuri abigarukaho asaba ko twakwita Yago Pondat yafatwa nawe akazanwa mu butabera kubera ko mu by'ukuri amagambo akomeza kugenda akoresha na amagambo atari meza cyane o kandi fata ku mavuta mu by'ukuri akomeje kugenda anababazwa n'uyu muhanzi cyangwa se n'uyu munyamakuru Yago Pondat ukomeje kugenda mu by'ukuri utukana ku social media bikanatuma mu by'ukuri we adafatwa cyangwa se atanahanwa ariko fata ku mavuta amagambo mato cyane cyangwa se mu by'ukuri cya gito cyane kikaba gitumye atabwa muri yombi. Ariko nanone uyu munsi mu by'ukuri ubusesenguzi bwakomeze kugenda bunakorwa bwavuzwe ko mu by'ukuri fata ku mavuta mwaka 2020 mu by'ukuri yarakurikinywaho icyaha cyo kuba yasebya The Ben bikanavuga ko mu by'ukuri The Ben yaje kuba yajya no kumurega ariko icyaha cyafata ku mavuta kikaba cyanasubikwa. Ndagira ngo abanyarwanda murabizi nyine mu by'ukuri iyo usubikuwe icyaha cyawe bivuze ngo iyo wongeye kuba wasubira icyo cyaha urongera mu by'ukuri ugafata ibihano byose bivuze ngo fata ku mavuta iyo aza kuba atarakoze iki gihano cyangwa se mu by'ukuri iyo ataza kuba yarezwe na The Ben yari yanatashye ariko none icyaha yakoze cyo kwarasinga nicyo cyaje kuba cyanamufata. Uyu munsi fata ku mavuta agakomeza kugenda mu by'ukuri anagaragaza akaboro cyane avuga ko nabasha kuba yafungurwa azabasha kuba yarega
urwego rwa RIB mu by'ukuri kubera ko rwamusanze iwe mu rugo runamusura nabi cyane, abana bose be babasha kuba banabajugunya hanze. Bikanavuga ko mu by'ukuri ubwo RIB nyine yazaga kuba yajya mu rugo rwafata ku mavuta, bagiye kuba banamufata basanze abana be bari kuba banakiga, basha kuba basura umuryango we. Fata ku mavuta yakomeje kugenda ababazwa ndetse kandi agaragaza n'akababaro gakomeye cyane kwa mu by'ukuri biramusanze iwe, ikaba yanafata abana be ikabajugunya hanze. Uyu munsi yakomeje kugera mu by'ukuri avuga ko nabasha kuba yasohoka azabasha kuba yareka urwego rwa RIB rwose mu by'ukuri ko rwabasha kuba rwamukorera ihohotera rikomeye cyane, kandi ibyaha byose yashinjwaga bigera kuri 2 byabashe kuba byanamuhanurwaho kubera ko mu by'ukuri fata ku mavuta yabasha kuba yanakisobanura neza. Yakomeje kugera mu by'ukuri agaragaza ubusobanuro buzima ndetse kandi abari bari muri urukiko rwafata ku mavuta ku munsi w'ejo yabashe kuba mu by'ukuri yahatambukana umucyo cyangwa se yabashe kuba yanaburana neza. Uyu munsi fata ku mavuta twamuha amanota menshi cyane kubera ko yabashe kuba yakidefanta akora ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri ku rukiko rwa Ngoro Ndebe mwakomeje kugena mu by'ukuri munabona ko nyine bashe kuba yanasubikisha, abasha kuba mu by'ukuri yasaba urukiko ko atameze neza agomba kuba yaburanishwa ku munsi wo kuwa kabiri. Uyu munsi akaba yatawe muri yombi mu by'ukuri ya muri gereza ya Mageragere, akaba ari naho afungiwe. Bikakomeza kujya mu by'ukuri bigaruka n'abatari bake, bikakomeza kugenda binavuga ko fata ku mavuta yakatiwe imyaka mike ugereranyije mu by'ukuri n'ibyaha akomeza kugenda ashinjwa na RIB. Bikanavuga ko fata ku mavuta yakagombye kuba yarahawe igihano kirekire cyane bitewe nuko akomeza kugenda anasebya abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bikanavuga ko mu by'ukuri abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bamuha amawarning muri social media, ndetse kandi bikavuga ko platform zose akoresha aba Isibo TV bakomeje kugira mu by'ukuri bavuga ko fata ku mavuta akomeza kugenda anakoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Bikanatuma mu by'ukuri abanyarwanda bakomeza kugenda baha warning fata ku mavuta. Uyu munsi akaba yakatiwe amezi 20 umwaka n'amezi 8. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bivugisha benshi mu by'ukuri bakomeza kugenda bibaza impamvu fata ku mavuta yawe yahawe imyaka cyangwa se mu by'ukuri igihano gito cyane. Uyu munsi fata ku mavuta nkuko yakomeje kugenda anabitangaza cyangwa se mu by'ukuri nkuko yakomeje kugenda anabivuga, avuga ko mu by'ukuri yakomeje kugenda akorerwa ihohoterwa ugereranyije mu by'ukuri n'abandi uko bakomeza kugenda banafungwa. Miss Muheto bivuga ko mu by'ukuri yatindije urukiko ari kuba yakitira makeup, ariko se fata ku mavuta we yabashe kuba yahabwa sandari gusa mu by'ukuri asohoka mu modoka bamusura nabi cyane, bamuhaye icupa ry'amazi bamwogoshe. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binagaragara nabi. Umustar wakomeje kugenda unavugwa mu Rwanda mu by'ukuri nk'uyu nguyu wafashwe nk'amayibobo cyangwa se mu by'ukuri wafashwe nk'ikirara, avuga ko mu by'ukuri nabasha kuba yarangiza igihano cye azabasha kuba yarega urwego rwa RIB mu by'ukuri kubera ko rwakomeje kugenda rumugaragaza nabi, rubasha kuba rwanamufata nabi, bamusuye mu by'ukuri nabi banamufata nabi. Aho kandi fata ku mavuta yakomeje kugenda anakubitira icyaha cyo kuba banamushinja kuba yarasanzwemo urumogi. Bikanavuga ko mu by'ukuri fata ku mavuta bakomeje kugenda banamubeshyira, baje iwe mu rugo banasura abana be bose mu by'ukuri bari kwiga. Bivuga ko fata ku mavuta mu by'ukuri yakorewe uhohotera ujyanyije mu by'ukuri na Miss Muheto watindijwe aba mu rukiko ari kuba yakitira makeup. Uyu munsi fata ku mavuta akaba yahawe sandari gusa zonyine, akaba mu by'ukuri yanogoshwe bikabije nabi. Bikanavuga ko mu by'ukuri fata ku mavuta akomeza kugenda anahohoterwa nk'ibirori byo gufata ku mavuta akomeje kugenda mu by'ukuri avuga ko yagoponda tukomeza kugenda unatuka abanyarwanda, akomeza kugenda anidegembya mu Rwanda. Reka ngushimire ko ukomeza kugenda ubana natwe.